birakurikije kuvuga muri East Africa yuko hari umuperezida ugomba gutaha byanga byemera. Abantu batandukanye benshi bagenda basipesifika ibijyanye n'ibyo bari gutekereza cyane, bakavuga ati aba bahanuzi rero bajya bari kutuvanga, bajya bavuga ati Magufuli aratashye tukabona aratashye, bavuga ati Nkurunziza aratashye tubone aratashye, ati kubera iki? Kuko ni ikintu nacyo nabonye message abantu bakurikiye ari benshi cyane, bigiye kuba muri kano karere k'ibiyaga bigari gikomeye cyane. Abantu benshi bivugira mu Rwanda nyine baravuga ati ubwo ni mu Rwanda, byanga byemera ni mu Rwanda. Message yari message Imana yaguhaye utambutse, iyi message nayo abantu bagiye bayakira mu buryo butandukanye yo ku ruhande rwawe. Nibyo nanjye nagira namusobanurire abantu bagiye babyakira mu buryo butandukanye. Ndababwiye ngo mugiye guhura n'akaga, mugiye guhura n'akaga, mugiye guhura n'akaga, mugiye guhura n'akaga gakomeye cyane. Nimushaka mureke mwitonde, mumenye ko isi muri hidasakaye. Ariko rero njya numva ngo n'ubitarakaranga irimo iramushakira ibirungo byanyu biri hafi biraje. Nuko iyo ni message yanyu nayo mfite. Nimushaka mwisubireho, mwisubireho, ntimukababazwe n'ibyago byabaye kuri bagenzi banyu. Ntimukishimira ko mugenzi wanyu yagize ibyago. Njya numva muvuga ibibi, nta kukinde ko nta byiza mubona. Kuki mwishimira ibibi, mwishimira ibyabaye ku bantu, mutishimira iby'Imana? Ninde mupasiteri ufite cano nabonye wishima ngo Imana yavuze gutya rwose yaduhaye umugisha? Ninde ibaho umugisha se murawukwiriye? Umugisha mukuriye ni uwuhe? TV yego. Iyo message iyo sinzi gatoya yenda niba hari ikintu wayatubwiraho, kubera ko nabonye isa nkaho wayiciyemo, ariko nashaka kugira ngo twumve neza message, kuko ni message y'ingenzi kandi buri muntu wese agomba kumva. Mu zitarya 25 mpita nibuka ko kuri kuri TV hari ubutumwa watanzeho kandi bwari busobanutse. Murakoze abantu, kandi iyo ntanga message ndi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko iyo ntanga message amenshi mu bakambwira Abanyarwanda. Ntabwo ari Abanyarwanda gusa mbambwira isi yose, mbambwira amahanga, mbambwira East Africa yose. Ntabwo rero mbambwira Abanyarwanda gusa, harimo n'ushobora kubirakariramo aturiya Imana yamweretse ko ngo abantu bagiye kureka kubaka nta hantu bihuriye. Navuze ko abantu bagomba kugira gutekerekeraho kubaka bitewe n'abari bo. Ngira ngo harashira mu mucyo. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Ibihe byiza cyane rero mwese mukunda munakurikira ibiganiro byacu, mbifurije amahoro yayandi Yesu atanga. Ndabakunda cyane kandi nkora mbifuriza ibyiza, ni nayo mpamvu nkora ibishoboka byose kugira ngo ngende mbakorera ibiganiro nk'ibi ngibi, kandi ku bantu mugenda mukunda, mugenda munabona mu buryo bugiye butandukanye. Uyu munsi nerekeye mu bice bitandukanye by'igihugu, ariko naje gutuza ari uko nje kugera kuri uyu mupapa, ni umuhanuzi w'Imana, umuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, na cyane ko mu biganiro bitandukanye agenda akora atajya guhema guhamya Yesu, kubera ko niwe wamuhamagaye kandi ni nawe akorera. Kubera ko rero nawe nacyo mwifuriza ko waba umukristo mwiza usavinga umurimo w'Imana. Ushobora gukora mu biganiro bitandukanye. Uyu munsi rero bigiye kuba byiza nuza no kumukurikira cyane, tugiye kubana mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Pastor Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbaza. Murakomeye? Turashima. Okay, nishimiye kukubona. Ngira ngo nakanya katari gatoya nari maze numva nshaka guhura namwe. Nishimiye Imana ko mbashije kukubona mukananyakira muri office rwose, tukatujye kuganira. Yesu abamugisha. Amen. Eka dufashe, hari abantu bagiye kudukurikira kugira ngo twakirane n'isengesho, tuyobore na rino sengesho rifungura, maze tuze no kwibwira abadukurikira kugira ngo tuze kuganira neza ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi.
Mana nziza, Imana idukunda, Imana ishoboye byose, turagushimye turaguhimbaje muri iki gitondo cyiza cy'umugisha, igitondo twakubonyeho kugira neza, igitondo twakubonyeho ukiza abantu, igitondo twakubonyeho Kristo haza ukwifuza kwacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bana natwe rero muri byose, udushyigikire muri uru rugendo, abarwayi bakize mu izina rya Yesu, abadafite akazi gatange, kuko ufite akazi mu izina rya Yesu, abakeneye amafaranga yabahe, abakeneye urubyaro rubahe mu izina rya Yesu. Urakoze rero ko byumvishe ndasenze kandi ndizeye ko bikoze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Imana igumugira cyane. Abantu badukurikiye ngire ngo benshi hari abashyashya hari n'abasanzwe bagukurikira, ni byiza rero ko twibwirana kugira ngo tunakirane tunabane muri kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi, tuziranye pastor amazina kugira ngo abadukurikiye baze kumenya. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mugabe Eric. Mugabe Eric. Ni ngombwa naho mvuka se? Oya, si ngombwa. Ni Mugabe Eric. Okay. Amazina yanjye benshi ndumva banzi kuri channel bita Imana Irahari TV. Yego. Niho nkunda gukora ibiganiro kenshi cyane, ariko n'ubundi bitavuze ko abankurikira n'ubundi barakomeza kumbona nta kibazo. Nkunda kugukurikira cyane mu butumwa butambutsa cyane, nkananezezwa no kubona umushumba ubwira abantu kuza kuri Kristo, bari byiza cyane. Benshi cyane hari bazanye gahunda zabo, ariko ndabikunda cyane, niyo mpamvu nateye inama kugira ngo umwegere muri ibi ngibi. Pastor, mukora umurimo w'Imana, yeshavuga ati ukorera umurimo w'Imana hehe? Ese mu by'ukuri umuntu udukurikiye nawe niba nta kintu bitwaye nabyo yenda nabyo tuzagiza abadukurikiye. Murakoze. Umurimo w'Imana mukora mu itorero rya ADEPR. Okay. Tugiye kujya kuri Mugabe, umuhanuzi cyane abantu bakunda banamenya. Nifuje ko yenda twaganira bikeya mu guhamagarwa kwa Mugabe, kubera ko biba byiza cyane no ku bantu badukurikiye nabo hari igihe usanga hari byinshi cyane byafasha. Mugabe, ukuvuga ngo uyu munsi wahamagawe gute? Ese message utambutsa mu buryo butandukanye, muri twavuga ngo wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza ryari? Watangiye gukorera Imana no guhamesa no kugutuma ryari? Bimeze bite mushumba? Murakoze. Ubundi ntangira guhamagarwa n'Imana, nahamagawe n'Imana, ariko abantu batandukanye barakunda kuvuga ngo guhamagarwa n'Imana ngo wapfuye. Ntabwo nari umupfu. Ntabwo nari umupfu, nari muzima. Ariko ndabyibuka ijwi ry'Imana ryagiye rinzaho kenshi nkiri umwana mutoya, kuko nabyirutse ndi imfubyi, namenye ubwenge nta babyeyi ngira. Nkajya nkunda kugira ijwi rikambwira ngo humura mwana wanjye, ngaho so na mama wawe batari ndahari. Kambwira ijwi rikajya rimwe nzakugira neza. Nkajya ngira n'igihe nkahindukira gutya nkashaka iryo jwi nkarebura, ukumva ijwi wicaye rimbwira ngo nzakugira neza kandi aho utabonye ababyeyi ndahari. Nkakomeza rero kujya ngenda ngira ayo majwi, nza kugera igihe nkajya njya mu byumba by'amasengesho. Buri byumba by'amasengesho ndabikunda cyane, binandutira kujya mu rusengero. Mu byumba by'amasengesho rero nagiye mpahura n'ababyeyi cyane, bagenda bandera mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Ngenda ndushaho kwegera Imana cyane, nkababwira ibyambayeho, ijwi numvishije bakambwira ati ahubwo uri umunyamugisha. Ndabyibuka rimwe nigeze gutanga icyifuzo, ndavuga nti kwa kundi dusenga twagera mu gihe cyo gutanga ibyifuzo. Natanze ibyifuzo rero, ntabwo icyifuzo ndavuga nti urumva nawe nkiri muto, nari umwana afite nk'imyaka 9-10, ntabwo icyifuzo ndavuga ngo ndashaka Imana izangira umukire. Ariko yarabikoze. Byari mu buryo nyine by'ibyifuzo by'abana. Ntabwo icyo cyifuzo. Yego.
nuko mama bari bahari n'abakecuru n'abandi bati ati nushaka kurekera n'ubundi ubukire bw'urabufite kuba ufite Imana ikuvugiramo igukoresha byonyine birahagije. Nukuri. Reka ngoryo kantu waruvuze ya ntaho ndagera Amashamba. Ariko aho ngeze ndashima Imana. Imana ibishimirwe cyane. Ndashima Imana higejeje ikora. Nikomeze kore n'ibindi. Imbere turayibiyeretse cyane. Urumva byari ibintu bikomeye cyane. Wavuze ko kwera ababyeyi wabyize usanga nta babyeyi b'umubiri ufite. Namenye ubwenge nta babyeyi mfite. Bombi bose ariko mama niwe wapfuye mbere kuko mama yanapfuye akiri muto cyane, yapfuye afite imyaka 30. Yaransize ndi umwana muto cyane ukiri ku ibere. Urumva nyine natangiye guhura n'ubuzima bukakaye, hari naho nigeze gutanga ubuhamya ku Manira hari TV. Ni byinshi, ubuhamya buba ari bwinshi, ariko icyo nshimira Imana nuko yabanye nanjye, aribyo twavugaga uburyo ninjiye mu murimo w'Imana. Nta wundi nawinjiyemo, ntabwo nawinjizwemo n'abantu, nta mwana w'umuntu wampamagaye ngo uzaze tujye gusenga. Niyo mpamvu nkunda nkababwira ngo mu gihe utarabona ibigusengesha ntabwo ushobora gusenga. Nanjye rero Imana yabanye nanjye, ikajya igenda inyereka muri byose, ikambwira nzakugirira neza. Imana igakomeza ikabana nanjye mu bintu byose kugeza naho ndabyibuka nigeze ndagira inka z'abantu cyangwa zari haba izo mu rugo haba n'iz'abantu. Naraziragiye inka. Urabona bacyahura inka mu nzuri, ntabwo ari kera ariko nimbivuga ndumva ko ari kera za 2007 n'8, ntabwo ari kera, nari umwana. Ariko twaragiraga inka, abandi bashumba turi kumwe bakajya guca ibigori, bagacukura ibijumba bakotsa. Imana rongeye yaje kubimbuza, ambwira ngo ibyo simbishaka. Ntabwo mbishaka. Ijwi ryaraje nka kwa kuri nakubwiye, rirambwira riti ntabwo nshaka kuzongera kurya biriya bintu by'ibijurano byibwe. Ijwi rimbwira gutyo, gira ubwoba cyane, ndavasi umuntu umbwiye gutya. Ndashakisha ndaheba, nza gutaha mbwira no mu rugo ndabwira nzi ko hari bijyambwiye ngo sinzongera kurya ibintu byibwe, abashumba bibye. Haje kugira igihe rero ngenda mbireka. Rimwe rero baza gucukura ibijumba barotsa. Hari hashize iminsi hashize nk'ibyumweru nka 2 baza gucukura ibijumba barotsa. None kuko naho nabaga ndagiye, nabaga nicaye njyenyine nitekerezaho ukuntu nagira data, natekereza ukuntu mu rugo bigoye, ubuzima butanyoroye kandi abandi bariho neza nkabaho nabi, bikomeza kujya binjyana kure. Ubwo rero rimwe hari abo twaragiranaga, bamwe ntabwo benshi mbibuka amazina kuko mbashize igihe, azana ibijumba 2 byokeje neza rwose muri Runonko. Abantu baragiye barabizi, cyangwa abantu bavukiye mu giturage barabizi. Azana ibijumba 2, araza arambwira ati akira ikijumba cye. Ikijumba naragifashe kuko nari nshonje, ndabyibuka icyo gihe nari nariye. Ikijumba ndagifata, maze kugifata ntangiye kugitonora, numva ryajwe riraje ngo narakubwiye ngo ntuzarye ibyibwe. Nahise nitira intoki, ikijumba kiranshika kikubita hasi. Sinzi ijambo rivuga muri Bibiliya ngo abayoborwa n'umwuka, niko rivuga hariya. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Iryo jwi nararyumviye rero. Hashize iminsi nanone nza kuza kujya gusenga mu cyumba cy'amasengesho, mbibwira abantu, arambwira ati iyo ni Imana, ati iyo ni Imana igira ngo ikugirire neza, ibikure ku bintu byose bidafite umumaro. Ati Imana ishaka kugira neza. Ati iryo ni ijwi ry'Imana wumvise. Byabaye ngombwa rero ibintu by'amasosho media byari bitaraza, byari bitarasakara. Ariko icyo nibuka neza nuko abantu barankundaga, abakecuru, abasaza, abana, mbese ahantu hose habaye amateraniro bakanjyana nkagenda, kuko bumva kugendana nanjye ari ibintu by'agaciro. Hari sinzi ukuntu babyumvaga cyangwa bifataga, ariko ku bwanjye ntekerezaga ko bumvaga ko ari byiza.
niyo mpamvu rero n'ubu ngubu no muri uru rugendo mwifuje kugendana nanjye, agakora ibyo Uwiteka ashaka, agakora ibyo Imana ishaka. ubu ngubu nanjye iyo tugendanye mba numva rwose naho yagira ikibazo rwose pe mpagarara mu kwizera ko nkamusengera kandi bikagenda neza cyane. Okay. Imana iguhe umugisha, ngire ngo ni igice gitoya cy'ubuhamya, ngire ngo bazasure shene Imana Irahari bazabyumve birambuye, natwe tugenda tubiganiraho kimwe ku kindi, kubera ko uyu munsi ubuhamya bwatuzinduye, ahubwo twazinduwe no kuvuga imirimo y'Imana ndetse n'ubutumwa butandukanye Imana igenda inyuza kuri uyu muhanuzi wayo Mugabe Eric. Nkumenya cyane, nakumenye cyane kubera message zisobanutse kandi zinumvikana ugenda utambutsa, abantu benshi cyane bakabyishimira cyane. Turi mu bihe bigoye, ushobora ngo abahanuzi bamaze kuba benshi mu murimo w'Imana. Abahanuzi hangana gato nibo muciye mu ijambo, nta kibazo. abahanuzi babaye benshi ariko sinzi ukuntu bajya baca umugani ngo uburo bwinshi harya bugira gute, ntibugira umusoro. uburo bwinshi ntibugira umusoro. Ntabwo abenshi n'ubu hari abantu tujya tuvugana bihangane, kuko iyo nkubwiye ndagutoneka kuko nshaka ko cya kibyimba kimeneka. Hari abantu tujya dukunda kuvugana bakampamagara, nuko nkamubwire se ntabwo yakubwiye gutya na gutya, ati none se abantu bose basenga muzi ko basenga Imana? Biragoye rero muri iki gihe, n'abantu bazajya bambwira ku bijyanye n'abahanuzi nkababwira gutyo bajya bihangana, kuko bigaragara ko uba umusubije inyuma, ariko buriya iyo wirukanse ukagera ku muntu akakugarura inyuma guhumuriza biba byiza kurutaho. Hari abantu rero bafite amasezerano y'amahoro, ndumva narigeze mbivuga n'ubundi, bategereje imyaka ibaye ingahe, ari byo muri Yeremiya ibice 23:21 kugeza kuri 30, ngo hava ngo nicyo gituma mpagurukiye abahanuzi. Hari n'ahandi havuga ku murongo ntibuka, ariko uhereye 21 gukomeza harimo haravuga ngo abo bahanuzi si igihe babatumye, ngo ariko barihuse, ngiyo baza kugendera mu nama zanjye. Ndetse akagera n'ahavuga ngo nicyo gituma mpagurukiye abahanuzi bampugije abantu banjye. Mbese hari abahanuzi bahugije abantu kuva ku Mana. Nakifata akakubeshya akakubwira ibitangaza bidahari, akakubwira ko Imana igira neza kandi itamurimo, akakubwira ko Imana igiye kumuha amayetaje, dore ko abantu bakunda iby'isi cyane, bakunda amazu, bakunda amamodoka. Mbese umuntu wese aba yumva afite imodoka ngo nta munezero urimo. Senga Imana izaguha imodoka yawe, ari Imana iguhaye, ariko nuhabwa imodoka ukayikura ku nzererezi, buriya Satani rero murabizi ko Satani ari inzererezi. Ni inzererezi nyine, ni imyuka mibi izerera ahantu ho mu kirere. Satani ni inzererezi ntahagera. Niyo mpamvu n'igihe cy'imperuka nikigera, azabwira abantu bamukurikira atari ko ubundi mwankurikiraga nageragaho ko mutakoreye ijuru, ntabwo mwari muzi ko rihari, abitakana. Nicyo rero ndimo mbwira abantu, nibareke gukurikira abahanuzi cyane, nibareke nanjye ntuzanyizere. Wizera umwana w'umuntu avamo. Uzampamagara nshaka umusengera, nzagusengera, ariko ntuzanyizere ngo unyimarire umutima wawe wose. Cyangwa niba usenga ugaba usenga Imana, nawe uzasenga Imana kubaze se Mugabe aravuga Imana imurimo. Ntabwo tugomba guha abantu icyizere cyane 100%, kuko uhaye umuntu icyizere nose impamvu mbivuze gutyo, nk'ubu nshobora kwatura nkavanga Imana imbabarire kubera umuntu wampamagaye ndi kuri kamera simwitabe, undi akaza kuza kumpamagara nayivuyeho nkamwitaba. Wa undi wampamagaye ndi kuri kamera ntabwo nzajya hasi ngo njye gushaka nimero z'uwampamagaye, wenda mpamagaye afite ikibazo, afite umwana, ajyanye umwana kwa muganga. Ndabyibuka nigeze mfungwa ngira ngo message nigeze nyivugaho. Hari umubyeyi wigeze ampamagara ndi muri gereza, nagiye muri gereza, Imana inansangishamo telefone, irambwira ngo iyi telefone niyo kugira ngo ujye usengera abantu. Umubyeyi waguhamagara afite umwana urwaye umusengere. Mushobora kwibaza pasiteri gutyo afungwa byagenze gute?
ni ikintu gitangaje cyane. Byagenze gute kugira ngo wisange? Nafunzwe n'abantu, nta nubwo nafunzwe n'icyaha kuko nta cyaha nari mfite, ariko Imana igushaka, ibona utannye ugashaka gutana, Imana irakugarura. Imana rero yarambwiye ati ndashaka ko ugaruka aho nagusize. Ni ahantu hari icyumba cy'amasengesho nasengeraga, ndi n'umurinzi wacyo, ndi n'umuhanuzi waho. Abantu bakajya baza bakambura, Imana igeze aho iraraka, yarambwiye ati nagusize muri iriya nguni, none ndagaruka nkaza nkakubura, ati ndaza ko kwishakira. Nshaka rero nisanga ndi muri gereza. Wibuka byari ngombwa ko ngomba naho kujya kugira gute gukorerayo umurimo. Byahinze gutyo rero ntabwo abantu bose bajya gukuna nase padiri we cyangwa umusenyeri ntiyafungwa. Gufungwa ntabwo bisaba intunzi, Imana iyo gushaka ushobora no kukubwira ati genda ujya kubwiriza n'abari muri gereza. Byabayeho rero, ariko Imana ibana nanjye, niyo mpamvu nkunda kubabwira ngo Imana iyo gushaka ntaho wayicikira. Buriya nujya mu byaha ugakora ibyo wumva umutima wawe wifuza byose, Imana ikakureka ntikugarure, jya umenya ko Imana itagukunda, ahubwo ujya usenga Imana ikugira ite, ikugarure. Ntabwo abantu bose rero, ntabwo abantu bose cyangwa abantu twese ariko dufite umutima wo kubwiriza abantu ngo bihane. Hari n'abayobya abantu, barahari. Hari abayobya abantu, hari abafite uwo muhamagaro wo kwa Satani. Satani nawe byagira imihamagaro. Niyo mpamvu buriya n'abahanuzi bakorera Satani barahari benshi. N'abadiyakoni badiyakona mu nsengero bakorera Satani nabo barahari. Niyo mpamvu muri ibi bihe tugeze mu bihe bikomeye. Niyo mpamvu ndakubwira abantu ngo nimureke dusenge tubaze Imana. Ese pastor dusengana ni muntu ki? Aravuga Imana imurimo cyangwa nawe arakorana na za Illuminati n'ibiki? Abantu bakorana na Illuminati benshi hano mu gihugu cyacu cyane barahari. Illuminati ko numva ngo umuryango ukomeye udapfa kugirwamo n'umuntu uwo ari we wese. Barahari no mu nsengero buzuyemo Illuminati. Ibimenyetso bigaragaza Illuminati n'abantu bakorana nayo mu nsengero? Nta bimenyetso mfite, ariko icyambere gusa nuko ayo makuru nyafite, kandi nayahawe n'ijuru, nta mwana w'umuntu wayampaye. Ntabwo nkunda gutanga ibimenyetso. Urakoze cyane. Gutanga ibimenyetso. Ejo mu musangiro leadership fellowship, His Excellency Paul Kagame asangiramo n'abandi bayobozi, yakomeje cyane ku kintu cy'abahanuzi. Aravuga ati imbere y'Imana twese turangana. Aravuga ati gute ubundi umuntu aza kukubwira ngo Imana yamubwiye kandi nawe uhari yakwibwirira, kandi twese imbere y'Imana tungana. Ku ruhande rumwe sanga ati abantu aho Imana iravuze, Imana itakwibwiriye, ibyo nta Mana ibivuze, Imana itakwibwiriye. Wowe ku ruhande rwawe icyo kintu cyumvishe gute nk'umuhanuzi? Na Imana igituma ku bantu ukavuga ati Pascal Imana irahari, Imana irakuntumyeho, Pasi Imana ikuntumyeho, Emmanuel Imana ikuntumyeho, gutyo kandi koko Imana ikaba iragutumye. Iki kintu cyumva gute? Ngira ngo abantu basobanukirwe cyane ku bijyanye n'icyo kintu. Ntabwo nshaka kuvuga ku muyobozi cyane, ariko ahanini ibyo avuga biba ari byo. Niko impamvu biba ari byo, washize yigeze avuga, aravuga ngo ni gute umuntu azakuyobya, kandi koko biriho. Hari abantu bayobya abantu, hari ibyo nakomeje nkubwira, bavanga Imana iravuze kandi itavuze, bakavuga ngo Imana irambwiye ngo genda ugire gutya. Hari n'abantu bakubwira ngo, hari n'abaturanga mu modoka njya mbyumva mu nsengero, hari n'abagira bate. Ariko izi nsengero guhagarikwa ntabwo ari ubuyobozi bwacu gusa, nabo Imana ijya ibasanga, irabasanga. Kuri iryo jambo rero waravuze ngo Imana nawe yamusanga, nta muntu Imana itajya isanga, ahubwo ikibazo ni ugusobanukirwa ese Imana yasanze ite. Nta muntu Imana idasanga, cyane cyane mu nzozi. Buri Imana iradusura ikatwereka ibyatubayeho. Ntabwo urarota ngo urote
hari ibintu waciyemo cyangwa ugiye kuzajyamo cyane n'ibintu bibaho mu buzima buriya rero Imana iba yagusuye nibyo mvuga rero ko ibyo umuyobozi yavuze hari abantu bayobya abantu aribyo nanjye nigeze mvuga mu kiganiro twiye tugirana na channel y'Imana Rally TV hari abantu umuntu akumva ngo ni umuhanuzi mbese umuntu akamwimariramo akamukurikira kumva ko yambwira tuzaze tujye Gisenyi gusengerayo undi ati nzaza akumva ko agomba kumukurikira gutyo ntabwo ari byo rero ntabwo ari byo kandi buriya ngo muganugana kariho cyangwa nta jambo rivugira ubusa nta nduru ivugira ku musozi benshi bakunda kuvuga ngo nta nduru ivugira ubusa nibyo ibyo umusaza yavuze nibyo dukwiye kugira gute kumenya ubwenge nibyo rero wambajije uti se wowe ubyumva ute ubibona ute ngewe ntabwo ngendera ku bantu kuba Imana yakuntumaho ukazana nka message Imana yaguhaye kandi njye itayimbwiye ibyo birashoboka cyane aho kandi imbere y'Imana tungana imbere y'Imana turangana ariko kuba tungana hari Imana itinya se cyangwa niba bishobora gutuma Imana itakubwira ikabwira undi muntu nanjye ishobora kuntuma ku wundi ishobora kuntuma ku wundi ariko hari ab'intuma yabanje kubimbwira ahanini ikanyereka ko ari n'abakozi bayo kuko barahari ndabazi bakambwira ibintu byaraye binabaye bakambwira ati Imana aratubwiye nubwo tutabona igihe iki n'iki nubwo nta remerero twari dufite ariko Imana yatubwiye ko igiye kukugirira gutya habwiye ntijo byarasohoye urumva mbese Imana ngiye intuma ku muntu babanje kumbwira ndabanza ikambwira ariko ntabwo ari bose kuko ntabwo umuhamagaro w'abantu bose ntabwo umuhamagaro w'abantu bose kuko hari n'abo Imana ishobora kubwira bakabivanga niyo mpamvu rero Imana itareba buri wese ku Mana turareshya ariko none se Imana izagusange uri umugome uri umwicanyi nta mutima wa kimuntu ugira ntaki igusange kubwira ngo nguhaye impano yo kunkorera hari abantu babaye nakubwira ngo sinzi ukuntu nabivuga ikintu kibi cyane buriya nk'igiki ikintu cy'ikigande kigira umutima utameneka iburyo ingurube buriya ingurube n'inanda abantu ntibakayikunda tekereza ikintu babaga bagashyira umuhoro ku ijosi bagakegeta kikazajya kubyumva bigiye kurangira nabo rero bameze nk'ingurube kuko ikintu cyose kitagira umutima buriya ingurube irakurya ikakurangiza abantu bafite umutima rero umeze utyo utameneka abantu bafite umutima umeze nk'igishyitsi kitabasha kuvaho kiri nagira ngo mbabwire ko ntabwo abo ngabo Imana yabaha impano guteze umuntu utagira impuhwe murakoze ahubwo kuba mumbaje gutyo bamunjeza muri message nari mfite n'injoro narayimbonye Imana yambwiye reka twinjire muri ibindi turaza kubikomerezaho nyuma kugira ngo igihe cy'Imana nibyo twari turiho ndakomerezaho twari tugeze ku bantu batagira umutima wo kumva ko bagira impuhwe abantu twagira ibyago bakishima bapfusha umuntu bakishima Pascal yagenda imodoka yamugonga abantu bakishima bakirukanka bajya gufata inkuru ngo barashaka ko amacana yabo n'ibiki ngo bigira views ariko mwakubatse views zo mu ijuru mukareka kubaka views zo mu isi ikibazo hari abo mbona bita pasiteri ku mashusho media ndabivuga nibashaka nta kintu na kimwe bankora Imana yanjye irandinze ibyo wakora byose ibyo wavuga byose imitego yose wantega ndi kumwe n'Imana yanjye harabisa abapasiteri nubwo nanjye akomeje kunyita pasiteri nta theology nize abundi aba pasiteri n'abajya muri theology bagiye muri theology bariga bagira bite ariko ni ukwiga ni ishuri biriya nta ubundi umuntu Imana yahamagaye ikamuhamagara gukora umurimo ntabwo ajya mu ishuri ngo ajya kwiga bakamara ushatse yenda turi mu bihe simuciye mu ijambo umuhanuzi w'Imana hari
mugabo Pastor Claude niyo abantu benshi bakunda kugaruka nk'uko muje ngo biyise abapasiteri mu kibazo cya Sabe n'ibindi bibazo byose bije byose usanga ihangane gatoya hari ibintu uvuga umutwe ukanijyana ntabwo nta muntu ndi buvuge izina uko Imana yambwiye ndabazi bishimira ibyabaye kuri bagenzi babo njye ntabwo nakishimira ko ikibi cyakubayeho cyangwa cyabaye ku wundi niyo mpamvu nkunda gusenga nkasengera abantu bose ubu maze iminsi mbyuka amajoro nkava hano za Remera nkagenda nkagira nka Sonatibe nkagaruka n'amaguru saha ya saa 9 saa 8 bityo kuko igihugu cyacu gifite umutekano kiragendwa igihe cyose ngomba kugenda nkagenda nsenga sinagenda na Bibiliya sinagenda n'iki ariko ngomba kugenda nsenga nkasengera igihugu cyacu nkasenga buri muntu uzagira ibyago ukabona arishimye arasetse umuntu uzishimira ko wakandagiye muri urugoro kuguru kukavunika akirukanka agasansabiriza inkuru ukabona afashe mikoro gutya rwose yishimye agize ate ntabwo Imana yambwiye ngo mbabwire mwegere abapasiteri nta Mana yabimetse bimitswe n'abantu kugira ngo mukomeze mube barusahurira mu nduru mukomeze niba abaturage mukomeze mugire iki ari byo perezida wacu akunda kuvuga murayobya abantu murekera kuyobya abantu umwuka aho urigaragaza mukomeza kuyobya abantu ngo muri abapasiteri se mwimitswe nande ndabivuze nta kimuzangira nta nicyo mwankoraho mureke kugumya kubabaza imitima y'abantu abantu bababona abantu b'abagabo mwubatse mufite abagore mufite abana bafite ejo heza hazaza murajyaho mugasekerera umuntu wagize ibyago ese Sabe niba yarasambanye reka tubifate ko yasambanye ariko urishima hejuru ibyo ni Imana izabimwibariza mu cyaha we yakoze niba ubihagaze ukabuze ko yagikoze njye nta n'ibyo mbona ntabyo mbona kuko nta bimenyetso byabyo mbona nta n'amakuru yabyo mfite wowe rero niba warajya ukamuhagara hejuru mu buriri aho yari ari ukamuhagara hejuru ukaba usasabiriza iyo nkuru ukanaseka cyane ukishima kubera ko ari mu bitaro kubera ko yavunitse iyo nkuru ikagushimisha mbese wanatumiza no mutumirwa yaza bivugwa ukabona urishimye cyane nimushaka murekera aho ngaho Imana igiye kubahana narababwiye ngo amatariki 25 gusoza ku kwezi mugiye guhura n'akaga 20 ku kwezi turi mu kwezi kwa 9 nabwiye kuri mutwe na ikiganiro cije ku Mana hari TV narabwiye ngo mu matariki 25 y'uku kwezi kwa 9 gushyira ukwa 10 mugiye guhura n'akaga abantu mwese mwashyuhiza inkuru abantu mwafasha ama video nge narabakarabye murabeho narabakarabye aho mwashakiraga aho mwirwaga mwiba abaturage muvanga muri abapasiteri mwirirwa mukabya mubeshya gusa musekerera mwishima ku bandi bagize ibyago umupasiteri uhagarara akashimishwa nuko ndi yacitse ukuguru cyangwa bamugonze umugongo wacitse mwamubonye hehe mwirirwa mushyushye inkuru bikanabashimisha mugaseka gasanga byabaye ikintu gishimishije ndababwiye ngo mugiye guhura n'akaga gakomeye cyane nimushaka mureke mwitonde mumenye ko isi muri hidasakaye ariko rero njya numva ngo n'ubitarakaranga irimo iramushakira ibirungo byanyu biri hafi biraje nuko iyo ni message yanyu nayo mfite nimushaka mwisubireho ntimukababazwe n'ibyago byabaye kuri bagenzi banyu ntimukishimire ko mugenzi wanyu yagize ibyago njya numva muvuga ibibi nta byiza mubona kuki mwishimira ibibi mwishimira ibyabaye ku bantu mutishimira iby'Imana ninde mupasiteri ufite cano nabonye wishima ngo Imana yavuze gutya rwose yaduhaye umugisha ninde ibaho umugisha se murawukwiriye umugisha mukuriye n'ubuhe Imana irababaye irarizwa n'abantu bayo barimo bagwa mu byaha
bagira bate ntamwe mukirwa musekerera mbese ngo murashaka ngo amaviyuzi ngo murashaka ngo cano zanyu zirazamuka zijya ahubwo ko zigiye kubirinda. Murakoze Imana ibahe umugisha. Message nayo mfite niyo mwibeshya abantu muri pasiteri. Murakoze cyane. Yenda mbere gato yuko tugana ku musozo wa kino cyiciro cyacu cyane cyo kiruganiro gitoya, umuntu arambaza ati uyu muntu ikintu yavuze ni ikintu gikomeye kandi nanjye ndumva turi kugenda tubihuza. Uvuze itariki 25 hari message watubwira abantu ku bintu by'inyubako, babwira ati abantu bashaka yuko kubaka n'abashaka babyihoreye kubera ko iry'ukuri TV yego. Iyo message iyo sinzi gatoya yenda niba hari ikintu watubwiraho kubera ko nabonye isa nkaho wayiciyemo, ariko nashaka kugira ngo twumve neza message kuko ni message y'ingenzi kandi buri muntu wese agomba kumva. Uzitariki 25 mpita nibuka ko ku Iry'ukuri TV hari ubutumwa watanzeho kandi bwari busobanutse. Murakoze abantu kandi iyo ntanga message ndi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko iyo ntanga message amenshi mumva ko mbwira abanyarwanda. Ntabwo ari abanyarwanda gusa mbambwira isi yose, mbambwira amahanga, mbambwira East Africa yose. Ntabwo rero mbambwira abanyarwanda gusa, harimo n'ushobora kubirakariramo aturiya Imana yamweretse ko ngo abantu bagiye kureka kubaka nta hantu bihuriye. Navuze ko abantu bagomba kugira gute kurekeraho kubaka bitewe n'abaribo. Ngira ngo ushyire mu mucyo bati kugira ngo specifying kugira ngo yenda n'umuntu yumva atari n'umuntu wari ufite gahunda. Abantu bavuze n'abanyana muri commentaire bagenda babishyiramo. Navuze ku bantu bafite amahegitari, hari abantu bafite umudugudu ushobora kuva nk'Iremera ukagenda ukagera nka Sonatube, ari amazu gusa. Si mu Rwanda gusa n'imahanga barahari. Nabo tuvugana nabo batubwira ko bakodesha, batubwira ko baba mu etaje, batubwira ko baba mu apartment aha naha, ariko nta nzu bagira bakodesha. Ntabwo rero navuze mu gihugu cyacu gusa, navuze muri rusange, navuze isi yose, hatazagira ugira ngo navuze igihugu cyacu gusa. Nabo barimo no hanze barahari, nibo navuze barekeraho kubaka n'abandi bazabona aho bubaka kandi bareke guteza inzara. Ubu umuntu arava mu mujyi wa Kigali bamuhaye nka $400,000 akagenda akajya nka Rwamagana cyangwa akajya hano ku Muyumbo, akagenda akagura hegitera ko akubaka, akavuga ati abantu bamo baraba benshi, niyo mpamvu tugiye kugira gute tugomba kubaka amazu akajya kodeshwa, mbese niho murima niho duhinga. Oya, ntabwo ari uko bimeze. Navuze abo bantu, navuze abadashobora kugura izo hegitari nabo ngo bubake. Mbwira abantu ko bagomba bafite ibyo byose, nabo hanze ari abari Burundi, abari Tanzania, abari muri Amerika, bari hehe hose niho navuze. Nabwiye isi yose babe barekeye aho ngaho, kuko hari abandi nabo bari hasi yabo bakeneye kuzuka kandi bakeneye kuzaba mu nzu zabo. Nihishurirwa cyangwa niyerekwa nayo nagize Imana yantumye mbwira abantu ko bagomba kwitonda. Niyo mpamvu ubona ibimenyetso by'amazu amwe agenda ashya, kumva ngo nko muri Amerika inzu yahiye, kumva hano mu Rwanda mu nzu yahiye, nuko hari Imana iburi bigenda ikomanya. Na tension, ntabwo abantu bagomba kwikora ibyo bashatse. Ni ukuvuga ngo abarafite gahunda kujya kubaka babyihorere, barekera mu byo bubatse birahari. Rwose nibashaka boroheje nibarekeraho n'abandi nabo babake. natwe twubake. Imana yarabyubatse, bisashaka ibirenze. Reka tubyihorere ibyo. Dukomeje, hari ikindi icyigisho nabonye cyari kirimo na message watambukije uvuga muri East Africa yuko hari umuperezida ugomba gutaha byanga. Abantu batandukanye benshi bagenda basipesifayinga ibijyanye n'ibyo bari gutekereza cyane,
bakavuga ati aba bahanuzi rero bajya bareka kutuvanga, bajya bavuga ati Magufuli aratashye tukabona aratashye, bavuga ati Nkurunziza aratashye tubone aratashye, ati kubera iki? Kuko ni ikintu nacyo nabonye message abantu bakurikiye ari benshi cyane, bigiye kuba muri kano karere k'ibiyaga bigari gikomeye cyane. Abantu benshi bivugira no mu Rwanda nyine baravuga tubwo ni mu Rwanda, byanga byemera ni mu Rwanda. Message yari message Imana yaguhaye utambutse, iyi message nayo abantu bagiye bakira mu buryo butandukanye yo ku ruhande rwawe. Nibyo nanjye nagira musobanurire, abantu bagiye babyakira mu buryo butandukanye. Ntabwo navuze umuperezida, navuze umuntu uzwi, umuntu ukomeye, niwe muntu navuze. Ntabwo navuze umuperezida kuko njye ntaba perezida nzi, ntabwo nzi na televiziyo ngera ngo ndabamenya. Nta muperezida navuze, rero navuze umuntu ukomeye uzwi. Abazwi ni benshi, ni benshi, kandi iyo nakiriye message n'iminuza nimpa amazina, ahubwo ikambwira ati hari umuntu ukomeye muri ibiyaga bigari ugiye gupfa, ariko ntimbwire nyamatambutse uwo message uko nayihawe. Okay. Urakoze cyane, nyine ngo ikintu nudasobanukiwe jya guhamagara telefone yawe bihari ubashe kuganira birambuye, umubwire byose uko bimeze. Nyine ngo aho bwibumvise n'ubundi nkunda kubwira abantu bumviriza bari mu mwuka, abakumva barumva, abatumva nabo kubera ko bataragera muri iki gihe hari igihe kizagera bumve. Wanze kumva yumviye mbere hari wanze kumvira se na nyina yumvise ijeri ryo ngo ni rwa rushyi urya ijeri zikava rwa rushyi ngo bagikubita rwose injeri kujya mu majwi ya mu bihe nk'ibi muhanuzi by'abahanuzi benshi hari ibyo babwiye ati abantu bamwe bajya bambwira ngo ati ubundi uwo muntu wabonye Imana yamutumye muri ubwo buryo butandukanye, ndashaka kugira ngo yenda by'umwihariko ni nka message cyangwa se ni nk'inama ugiye guhereza abantu badukurikira mu kiganiro cyacu uyu munsi, babwira ati se mu by'ukuri ibi namwe mujya mubibona, kugira ngo hato ejo n'umuntu ushobora kuzagwa muri uwo mutego azavuga ati ariko hari umuhanuzi wabitubwiye kandi ntabwo nashaka kuba muri mutego kandi narabyumvishe. ikintu cya mbere navugaho muri message, ariko nyinshi si ngombwa ko zisohora, nta nubwo nishimira ko ibi bisohora, ariko ndakubwira abantu cyane nubwo hari ibyo mbajije numvishe n'ibyo ntumvise, ariko icyo nkunda kubwira abantu kenshi cyane ni ugusenga. Nicyo nkunda kubwira abantu kenshi, nkabwira ngo basengere impanuka, basengere inkongi z'imiriro ziveho, kandi nanjye rezo nagiye nsengera zavuyeho. Mboneraho no kubwira abantu, hari abantu baba bazi ko ngira ngo hari imodoka batunze, umunezero bafite, uriya munezero ndagira ngo mbabwire ko nanjye mufitemo uruhare. N'undi wese usenga Imana yo mu ijuru yumva nawe rufitemo uruhare, umunezero wawe nanjye mufitemo uruhare. N'undi wese usenga umunezero wawe awufitemo uruhare. Uko impamvu mbivuga, njyewe iyo nsenga nsengera abanyarwanda, nkasengera isi yose, abantu bose ndabasengera, ahubwo sinzi impamvu abantu batankunda. Baragukunda no kuri baragukurikirana, baragukunda kuko buriya umugabe nta modoka mfite, nta n'igare mfite, nta na moto mfite, ariko no kurikira ikiganiro kandi ukamenya, ukanshaka umuhanda nkazamura ukuboko nushaka uzahagarara ntwari, kuko iyo modoka kugira ngo ibe nanjye mbifitemo uruhare. Ushobora kuba ngo uyifitemo uruhare gute? Ntabwo nakugurije, sinagize nte, ariko se niba nsabye abantu umugisha ngo Mana ubahe ibyo bifuza, utange imodoka ku bazigusaba, wese nta ruhare mbifiteho jyewe. Watuye umutambyi. Niyo mpamvu rero ndagira mbwira abantu ko ibyo mufite mwese, umunezero murimo, amazu meza murimo, natwe twegera mu ruhare iyo dusenga. Kuko iyo nzamuka umusozi nkabasengera saa 9 z'ijoro nkakanguka, nkamenya ko ari isaha ngomba gusengera buri umwe wese.
mu gihe abandi basinziriye, abandi bagize bate, n'abari mu bubari ndabasengera aho ngo Mana basange. Ntekereza ko rero ntabwo ari ibyanjye, buriya niwikunda cyane ntabwo bizaba ari byo, nusenga ukisengera ntusengere n'abandi ntabwo bizaba ari byo. Niyo mpamvu ubona nambaye gutya, nambaye agakote, nambaye agashati, ni umugisha w'Imana kandi ni umugisha nkora kuri mwebwe iyo mbasengera. Imana umugisha rero, reka tusabe abadukurikiye mwese muri mugihe musenga uko umutambyi ababwiye, nimero za telefone zawe kugira ngo wenda abashe kubifasha mu gusenga bize kubona cyane. Higeze haza ikibazo cy'abantu bashaka nimero bakazibura, mujye mudufasha. Hari abantu baba bashaka nimero bakumva ikiganiro, wenda ikiganiro kimaze nk'iminota 10, umwe agiye mu bye n'undi agiye mu bye, mujye mudufasha munayishyire kuri ntuza kugira ngo bayibone. Nk'ubu dukoze ikiganiro kirekire, hari utashobora kuza kukirangiza ngo abe yakumva nimero, ariko nimero ni iriya, ni 0782 986 amazina ni yayandi, ni Mugabe Eric. Uzampamagara umbwira ko ushaka dusenga. Hari n'abampamagara bambwira bashaka kumbwira, bambwira iby'igihugu, bambaza ibya nta politike nzigewe, ntabwo icyo mvuga n'Imana ibyo bamenye. Uzampamagara ushaka dusenga, muzampamagara umbwira ibindi. Imana ibahe rero, nimero niyo ngiyo. Yego gatoya ari ariko soza ndacyaryewe no kukuganiriza, ndaza kwihangana gatoya ku bijyanye n'abantu bashaka umusenga se, bijyanye bashaka guhamagara ngo umusengane. Hari igihe ushobora ati amasamba ari mu kazi, nanjye mba ndi mu bihe byo gusenga, umunsi n'uyu, kugira ngo wenda umuntu ataza guhamagara ku wa mbere kandi ugati ku wa mbere nagiye mu kazi bisanzwe, umunsi wagiye gusenga ni ku wa gatatu cyangwa se ni ku wa kangahe, kugira ngo bize kumworohera. Oya nta kibazo, igihe cyose umurimo wanjye mukorera kuri telefone, keretse iyo hari nk'ibyifuzo bikomeye nkabijyana nko ku musozi, nk'abantu najyaniye ibyifuzo i Bugande, abadamu bari barimo babuze urubyaro, abari barwaye uburwayi, abenshi barakize. Nta gihe rero ngira cyo kuba ntakitaba telefone, keretse igihe nk'agatotsi kantwaye, icyo gihe wenda nibwo utambona, kandi n'uwampamagara simwitabe, si uko naba ntari mu mwanya wo kwitaba cyangwa kuba namusengera, ahubwo hari igihe mpamagara ndi ku yindi telefone, bikaba ngombwa ko tutaza kuvugana, uwundi nanone yakongera ahamagara, bikaba ngombwa ko nitaba wundi wahamagaye mbere sinze kubibona. Abantu bane bakagira ngo n'indi mpamvu, kuko icyo nahamagariwe ni ugusenga, ni ukugira ngo dusenga n'ufite ikibazo tugusengere gikemuke, ubone ko Imana ihari koko, nkayacamo. Abantu dukanguke dusenge, kuko ibihe turimo birakomeye. Igihe cyose rero nta gihe ngira cyo kuba ntakitaba telefone, kuko telefone igihe cyose uba ugomba kuyitaba. Yego urakoze cyane, Yesu aguhe umugisha, turabakunda kandi tubahora tubifuriza ibyiza, ko twatangiye reka usabire umugisha n'umunsi babanye natwe muri icyo kiganiro cyacu cy'umunsi. Uri Imana nziza, uri Imana yabanye natwe, uri Imana yadushyigikiye muri byose, waturinze kirogoya, mu izina rya Yesu Kristo, izina ryawe ntabwo icyubahiro. Uri ndiho kandi uzahora uriho, ni wowe uyoboye Mwami isi n'ijuru, komeza kutugira neza, tukugiraho umugisha. Mu izina rya Yesu Kristo, icyo mbanje gusengera ni ababuze urubyaro, Mwami ndongeye nsengera n'abarwayi, ndongeye nsengeye abakobwa, nsengeye abasore, nsengeye ingo, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze ko twumvishije, kandi dusenga twizeye ko ubikoze mu izina ryawe rya Yesu. Amen.